Yesu ashimwe bene data. Turashima Imana kuri uyu munsi ku bw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Ni Imana igira neza, ni Imana ishobora byose. Ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ntibirondoreka. Dushima Imana ko yabanye natwe muri aya masengesho y'iminsi 21. Navuze turi ku munsi wa 15, umunsi wa 15. Turashima Imana rero ku bw'ubuntu bwayo ko yabanye natwe kandi ikaba igikomeje kubana natwe. Kandi namwe ndabashimira, Imana ibaha umugisha kubwo kugira ubumwe bwa kivandimwe, duhuza umutima, dusenga, dufashanya muri byose. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka rero dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, riduhumuriza, ridukomeza, ritwigisha, rituyobora, riturinda mu bigeragezo, kandi bigatuma uzadusanga turi mu mahoro, tukagusanganira twishimye. Ndakwereka rero ibihe ducamo, igihugu cyacu ndetse n'isi yose, ndetse na buri muntu ku giti cye, kugira ngo ubutabazi bwawe mwami hatagira ubukerera ngo bubure, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe, kandi uri Imana idukunda itwitaho, girira neza buri wese. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka rishorere imizi mu mitima yacu kandi rikora umurimo waryo. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe bene data. Turakomeje rero ku ijambo twatangiye ejo ku cyumweru. Topic cyangwa se umutwe nyamukuru uravuga ngo uko wakwitwara mu gihe uri mu bigeragezo. Uko wakwitwara mu gihe uri mu bigeragezo, cyangwa uri mu bihe bigoye, cyangwa mu gihe utarimo kubona Imana ikora ku kibazo runaka usengera, ku cyifuzo runaka ufite kikuvunnye, kikuruhije. Icyo mu by'ukuri cyitwa ikibazo, mu gihe uca mu bibazo, mu gihe uri mu kibazo. Hanyuma rero twabonye mu ijambo ry'Imana urugero rwa Yobu. Ijambo dusanga muri Yobu 23 guhera ku murongo wa 8 niryo dukomerezaho. Riravuga ngo Yobu 23 umurongo wa 8, wa 9 ndetse n'uwa 12. Uyu munsi nibyo dufashisha. Haravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi. Iki ni igihe cy'ibigeragezo Yobu yavuze ko ashaka Imana ntayibone. Yari mu bibazo, yari imaze gupfusha abana, yari amaze gupfusha amatungo, bambe kwibwa amatungo, abagaragu bose bishwe, nta kintu asigaye ubusa, kandi yari umukungu kandi wubaha Imana. Mwene data, hari igihe bijya bibaho ko umuntu aca mu gihe cy'ibibazo n'ibigeragezo. Niyo mpamvu Umwuka wera yashimye ko tuganira kuri aya magambo, ndetse turi mu gihe isi yose iri mu bibazo n'ibigeragezo. Nta wabyirengagiza, ntabwo wareka kuvuga ko turi mu gihe kigoye, nubwo tukwiye gukomera tugahanga Imana amaso, itagira uko igira, iducira akanzu tugirira neza. Ariko mu by'ukuri ibibazo birahari n'ibigeragezo, ntitugomba kureka kubivugaho no kubireba no kubyitegereza, hanyuma tukabitura Imana kandi tugakomera dukomejwe n'Uwiteka. Twabonye rero twatangiye kubona uburyo umuntu yakwitwara mu gihe ari mu bigeragezo, cyangwa se ari mu bibazo, cyangwa se mu gihe ategereje Imana ku cyifuzo cyangwa se ku kibazo runaka arimo gucamo. Twabonye ko icya mbere akwiye kumenya ko Imana ibyo anyuramo Imana ibizi. Twagombye ko agomba kumenya ko ibyo anyuramo Imana ibizi. Twabonye ijambo ry'Imana ko yavuze ati nzi yuko ibyo nyuramo ubizi. Nanone kandi Imana yarabivuze, Yesu yarabivuze abwira abigishwa, aravuga ati ibyo byose mukeneye, byo murya n'ibyo mwambara n'ibyo munywa, Data wo mu ijuru azi ko mubikwiriye. Data wo mu ijuru azi ko mubikwiriye. So ibyo ucamo Imana irabizi. Cya kabiri ni uko izakuvana mu byo ucamo umeze nk'izahabu. Uko gutegereza, uko gutinda kugusubiza, gusa naho yakererewe, irimo iragutunganya kugira ngo uzasohoke muri icyo kigeragezo umeze nk'izahabu. Cya gatatu twabonye ko muri ibyo ngibyo ucamo, menya ko atari Imana igifunga inzira zose, igifunga imiryango yose. Oya, Imana igusigira akanzu. Ufite akanzu, witegereze muri icyo kigeragezo ucamo, muri icyo kibazo ucamo, ufite akanzu. Niba ari umuntu uguhumuriza, niba ari ijambo riguhumuriza, niba ari inzira runaka Imana yaciye, byanze bikunze isiga ikintu kiri buguhumurize, kiri butume ukomeza kugira ibyiringiro, ukomeza kubaho, ukomeza gukomera, kirahari. Ukimenye, ugitega amatwi, niba ari umuntu, niba ari ikintu, niba ari ijwi ry'Imana, mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko hari ikintu kiguhumuriza, hari akanzu. Ko yavuze ngo izabacira akanzu
kugira ngo mbashe kwihanganira ibyo mucamo kuko twabibonye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tutanye ingingo ya 4 rero. Ingingo ya 4 iravuga ngo turisanga muri Yobo ibice 23 n'ubundi umurongo wa 12 tuza gusoma n'indi mirongo. Haravuga ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Mu yandi magambo, iki gihe yari yarapfushije abana, yarabuze amatungo, yarabuze abagaragu, asigaye wenyine, umugore wamuciye intege, yaramuciye intege, yaramusonze, niko nabivuga, yaramuciye intege. Yobo yaravuze ngo amagambo y'Uwiteka yamubereye ubutunzi kandi yamurutiye ibyo kurya bimukwiriye. Uyu munsi ndakubwira ngo uri mu gihe cyo kumva ijambo rivuye ku Mana no kuryumvira kuruta andi majwi yose. Iyo uca mu kigeragezo cyangwa uca mu kibazo, ukeneye kumva gusa ijambo ry'Imana no kuryumvira kuruta ibindi byose, kuko uri mu gihe cyo kumva. Kumva ijambo rivuye ku Mana no kuryumvira kuruta andi majwi yose. Urasabwa kumva ijambo rivuye ku Mana no kuryumvira kuruta andi majwi yose. Mbese mu yandi magambo, ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, ni igihe cyo gushyira umutima ku ijambo ry'Imana kabisa, ukaribamo, ukarigenderamo, ukarikomereramo, ukarishikamamo, kuko uwaryiringiye wese ntazigera akorwa n'isoni. Reka dusome n'andi magambo yandi, ni ijambo dusanga mu byanditswe. Zaburi 119 umurongo w'105 kugeza kuri 107. Zaburi 119 umurongo w'105 kugeza kuri 107. Haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amategeko yawe yo gukiranuka. Ndababazwa cyane Uwiteka, unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranijwe. Aya ni amagambo none Dawidi yavuze ari mu bigeragezo, kuko yaravuze nanone muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6, yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mbese yari mu ijoro. Igihe cy'ibigeragezo, igihe cy'ibibazo, igihe ufite ikibazo runaka usengera kitarimo gusubizwa, biba bisa naho muri icyo kibazo uri nijoro, nta makuru gifiteho, ntabwo urimo kubona uko kizagenda, kandi kirakubangamiye, kandi uragisengera, kandi kikubujije amahoro, ariko ntuzi uko kizagenda. Ku bijyanye n'icyo cyifuzo usengera, n'icyo kibazo usengera, usa naho uri nijoro. Ariko ngiye nkubwire ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Dawidi rero avuga ati ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Mbese mu yandi magambo, igihe ntareba, igihe ntarimo kureba imbere hanjye, igihe ntarimo kureba icyerekezo cy'aho ngana muri iki kibazo, igihe ntarimo kureba uko bizagenda, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi ni umucyo umurikira inzira yanjye. Mbese rimbwira uko mbigenza, rimbwira aho nkandagira, rimbwira icyemezo mfata, rimbwira uko nitwara. Ni itabaza ry'ibirenge byanjye kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kandi avuga ngo nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amategeko yo gukiranuka, amategeko yawe yo gukiranuka. Ndababazwa cyane Uwiteka, unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranijwe. Mbese muri aya magambo, ndimo ndarushywa, ndimo ndababazwa, ndababazwa cyane n'iki kibazo ndimo gucamo, ariko ndakwinginze ngo unzure, use naho unzuye, ushubije kubaho nk'uko ijambo ryawe rinsezera. Mbese yari yarasomye ijambo ry'Imana, abona isezerano ririmo, abona amasezerano ari mu ijambo ry'Imana amusezeranya, aravuga ati unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranijwe. Ariko mbere na mbere yabanje kumva ijambo ry'Imana. Turakomeza muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 wa 9. Naho haratubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibi byanditswemo byose, ubone uko ubyumvira. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese si byo bigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Ahangaha Yosuwa yari mu kibazo, yari mu kigeragezo. Mose yari amaze gupfa, Imana imutoranya gusimbura Mose ngo ayobore Abisiraheli mu gihe cy'intambara. Abanzi bari bamuri imbere, agomba gufata igihugu cy'i Kanani, agomba kuyobora Isiraheli igoye, iruhije, abantu batagonda ijosi baruhije, bagoye. Ariko
Imana iramubwira iti kugira ngo ibyo byose ubishobore, ushobore kunesha urugamba, ushobore gutsinda ibyo bigeragezo, ushobore kunesha abanzi bawe, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ntukajye mu bihuha, ntukajye mu bitagira umumaro. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ubitekereze ku manywa na nijoro, abe ari byo wumva, abe ari byo ubitekereza, abe ari byo ugenderamo. Uwiteka Imana yawe izabana nawe. Haleluya. Irindi jambo turisanga muri Luka, ntabwo turisoma ni harehare, Luka 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 15, Yesu ageragezwa mu butayu. Nuko guhera ku murongo wa 3 batubwira ngo nuko umwanzi aramubwira ati, aramwegera, umwanzi aramwegera amaze gusonza, ari mu butayu arimo gusenga, yiyirije ashonje cyane. Umwanzi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira ibuye rihinduke umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Mu bigeragezo umuntu atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Yarivuze no muri Matayo, umuntu atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Aramuzamura amushyira ku gasongero, amubwira andi magambo, nabwo aramusubiza ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aramujyana amushyira mu mpinga y'umusozi, amwereka ubwami bwose, aramushuka aramuyobya. Nawe aramusubiza ati, handitswe ngo ntukagire indi mana upfukamira cyangwa uramya atari Uwiteka Imana yawe yonyine. Ngo aramureka amutega ikindi gihe. Baratubwira muri 14 ngo kuri 14 ngo asubire i Galilaya afite imbaraga z'umwuka wera. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose. Iyo watsinze umwanzi, yavuze ngo yaramuretse amutegereza ikindi gihe, amutega ikindi gihe. Nawe asohoka mu kigeragezo, yinjira i Yerusalemu n'imbaraga. Iyo wasohotse mu kigeragezo Imana yagutabaye, winjira mu buzima, ubwinjiranamo imbaraga. Haleluya. Ubwinjiranamo imbaraga kuko Imana iba yagusubije ufite icyo uvuga, ufite igishingiraho. Hanyuma turasoma no mu Baheburayo 1 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Abaheburayo 1 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Yesu ni uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Iri jambo kuramira ni nko gutangira ikintu kigiye kugwa, ni ugutangira umuntu ugiye kugukamuramira, ni ukugaburira umuntu ushonje ukaburamuramiye, ni ugutabara umuntu ugiye gupfa ukaburamuramiye. Ni ukuvuga ngo ni ukuramira, gutabara ikintu kigiye kugwa ukakiramira. Ni ukuvuga rero ijambo riratubwira ngo muri iki gihe cy'imperuka Yesu niwe uturamiza ijambo ry'imbaraga ze. Mwene data, ijambo ry'Imana ryo rikuramira ugiye kugwa, niryo rigukomeza utentebutse, niryo rigusubizamo imbaraga mu bigeragezo byawe, niryo riguhumuriza ukutse umutima. So igihe cy'ibigeragezo ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri mfite ubuhamya, mfunze nsenga imyaka 14 nategereje Imana, ninginga, nyitabaza, nyisaba imbabazi, nyisaba kumvanaho ingoyi no kumfungura. Numvise byinshi binci intege, nahuye na byinshi binci intege, ariko mu kintu Imana yankoreye gikomeye, yampaye umutima ukunda ijambo ryayo, ndyubakaho, ndigenderaho, ndihagararamo, ndarisoma, ndaryizera. Mu by'ukuri igihe cyarageze Uwiteka arantabara, namwe muri abagabo bo kubihamya. Rero ijambo ry'Imana ni ryiza kandi rifite imbaraga. Nabonye abantu bizeye ubuhanuzi, banditse ibitabo by'ubuhanuzi bupfuye, igihe kigenda bakabishwanyaguza, bagacika intege, bagatentebuka, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka, riragukomeza, rikagusubizamo imbaraga. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kandi aravuga ngo ndababazwa cyane, Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Kuko yarahagaze mu ijambo ry'Imana ryo yasengeragamo, kandi Imana yaramutabaye koko mu bigeragezo bye byose. Uwiteka agucyubahiro. Rero iyo uri mu bigeragezo, ntiwumve ijambo ry'Imana, ntiwishingikije ku ijambo ry'Imana, ntutege amatwi ijambo ry'Imana. Dore amajwi yandi ushobora kumva, wumva ijwi ry'umutima wawe. Kandi ijambo riratubwira ngo umutima w'umuntu usha ibintu byose gushukana. Witega amatwi umutima wawe, nawe uravuga. Tega amatwi ijambo ry'Imana. Icyakora ushobora gutega amatwi ni umwuka w'ishyari, kuko iyo urimo kumererwa neza, iyo urimo kumererwa nabi, hari abandi baba barimo kumererwa neza. Iyo urwaye, hari abandi baba ari bazima. Iyo ushonje, hari abandi baba bariye. Iyo wakennye, hari abandi baba bakize. Iyo watinze gushaka, hari abandi baba barimo kurongora, bakora amakwe, bagusaba no kubambarira. Rero iyo
ugumye mu ijambo ry'Imana ngo uritindemo, aba ari ryo utekerezaho, ari ryo wumva umwuka w'ishyari. Ishyari naryo riravuga mu buzima bwawe. Ikindi, amateka yawe aravuga, akubwira aho wavukiye, akubwira ibyo wakoze, amanyanga yawe, akubwira, ugatangira no kwivuma, no kumva udakwiriye, no kumva udakwiriye, kumva mbese gutekereza, utangira kumva ijwi ry'amateka, ijwi rikubwira ko mu by'ukuri ibikubaho byose ari wowe nyirabayazana, ari wowe, rikubwira yuko ntaho uzigeza, ntacyo uzageraho, rikubwira ko mbese amateka yawe nayo aravuga. Ikindi kivuga, abantu baguca intege bitwaje ibirimo kukubaho. Abantu baguca intege, bakubwira amagambo bitewe n'uko bakubwira ko upfuye, bakubwira ko ntawe uzigeza, bakubwira ko impamvu wari wabigizemo, bakubwira ko ari we nyirabayazana, bakubwira ko n'ubundi ntawe uzigeza, n'iwanyu ariko byahoze, ndetse nta n'uwagushaka, nta n'uwo washaka, nta n'uwakwemera. Mu buryo bwose mbese amagambo y'abantu aguca intege, ariko ntukwiriye kuyumva. Umva ijambo ry'Imana. Umushukanyi Satani araza akaguca intege, kuko yegereye Yesu amaze gusonza, ari mu kibazo cy'inzara, aramwegera, amuca intege, amushuka. Ariko Yesu aramusubiza ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Nuko Yesu yari afite ijambo ry'Imana muri we, yarirwanishije, arisubiza Satani ko yari arifite, yari yarisomye, yari yararyumvise. Uyu munsi nawe ijambo rizagukiza niryo uzagumana mu mutima wawe, niryo uzumva, niryo uzabwira Satani, niryo uzabwira abantu, niryo uzasubiza abantu. Umunsi umwe umuvandimwe wanjye yantumyeho mfunze, aravuga ati namenye amakuru yuko kabisa utazafungurwa, numvise inama ibivuga, ntabwo uzigera ufungurwa. Nanjye mutuma arabwira ngo bishobotse watumye ndamutuma ntigende umubwire yuko abo bumvise bavuga ko batazafungurwa sibo bireba, bavuze ibitabareba. Uwiteka navuga ngo ufungurwe, nzafungura, ko ubuzima bwanjye buri mu maboko y'Uwiteka. So ukwiye kumenya gutandukanya ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'Imana. Ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'umutima wawe n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'amateka yawe n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'ibyo urimo gucamo n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'umushukanyi n'ijwi ry'Imana. Ukamenya bitandukanya n'ijwi ry'Imana, ukagendera ku ijwi ry'Imana. Iyo rero wambaze gutega amatwi ibyo maze kuvuga, ntutega amatwi ijambo ry'Imana, dore ingaruka zibaho. Uritotomba. Icya kabiri, watura nabi ku buzima bwawe ndetse no ku bandi. Ufata ibyemezo bitari mu bushake bw'Imana. Uta inshingano, usigara uri irresponsible, utita ku nshingano zawe, urahungabana, umera nk'ikihebe, ntabwo wita ku nshingano, uta inshingano zawe. Ikindi, ugira amakimbirane na bagenzi bawe, ushyira ibikubaho ubishyira ku bandi, ushaka ubishyira ku bandi. Ntumenya ko ari umugambi w'Imana urimo kugucisha muri ubwo buzima. Ushyira ingaruka z'ibikubaho uzishyira ku bandi, impamvu z'ibikubaho uzishyira ku bandi. Iyo utateze amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo umenya uruhare rwawe, ntabwo umenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ikindi, utangira kwivuma, urivuma nawe, utangira kwivuma, utangira mbese ubaho nabi. Ariko mwene data, dore inama nkugira niyi: igihe cyose uca mu bihe bigoye, cyangwa mu mibabaro, cyangwa mu bigeragezo, tega amatwi ijambo ry'Imana rikuyobore, kuko uba uri mu gihe cyo kumva Imana kuruta ibindi wakumva. Kuko cya kabiri, ibindi byose bivuga bishingiye ku byo ucamo gusa, ariko Imana ivuga ishingiye ku mugambi wayo mwiza igufitiye. Ibintu byose watega amatwi twamaze kubona bivuga bishingiye ku byo bireba, bivuga bishingiye ku buzima ucamo. Ariko Imana iyo ivuga ubuzima bwawe, ibivuga ishingiye ku cyo wagambiriye ku buzima bwawe. Uyu munsi tega amatwi ijambo ry'Imana, kuko niyo ifite izi icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Abandi bose, ibindi byose bivuga bishingiye ku byo ucamo, n'ibyo waciyemo, n'ibyo wize, n'aho wanyuze, n'ibyakubayeho, n'ibyo wakoze. Ariko Imana ivuga ubuzima bwawe ishingiye ku mugambi wayo mwiza ku buzima bwawe. Tega Imana amatwi kuruta kuyatega ikindi kintu cyose. Ikindi, mwene data, umva kandi utekereze ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, kandi ujye wature mu byo ucamo, wature imbaraga z'Imana, wature kunesha, wature ubutabazi buvuye ku Mana ushingiye ku ijambo ry'Imana. Ikintu cya kane uyu munsi tubonye, bene data, kiratubwira ngo umva, cyangwa se umva ijambo rivuye ku Mana, uryumvire kuruta andi majwi yose. Ni ukumva, icyo wakora n'iki, ni ukumva ijambo ry'Imana, cyangwa se kumva ijambo rivuye ku Mana, ukaryumvira kuruta andi majwi yose mu bigeragezo ucamo. Kuko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, niyo ifite iz'imigambi ku buzima bwawe igufitiye, kandi izayisohoza mu izina rya Yesu Kristo.
komera mwene data mu byo ucamo kandi ushikame, kandi wibuke neza yuko Imana ifite ikivuga ku buzima bwawe. Utege amatwi ijambo ry'Imana, ko Yobu yaravuze ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutura ibyo kurya binkwiriye. Ni ukuvuga ngo yari ashonje, yari arwaye, yari arushye, yarishimaga, yari ageragejwe, yari mu bwigunge, ariko yaravuze ngo amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutura ibyo kurya binkwiriye. Uyu munsi nawe gira inzara n'inyota ry'ijambo ry'Imana mu byo ucamo, kuko niho hahisha umugambi w'Imana ku buzima bwawe, niho hahisha ibanga ry'ubuzima bwawe. Niyizi icyo yavuze ku buzima bwawe, niyizi igihe izagisohoreza. Umere nka Dawidi uvuge ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Nararahiye nti ndabikomeza nti nzitondera amategeko yawe. Arangije aravuga ati ndababazwa Uwiteka, nzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Nawe ujye wibutsa Imana ibyo uca musenga, ariko ushingiye ku ijambo ryayo. Imana ibahe umugisha bene data, dukomeze twumve ijambo ry'Imana mu byo ducamo, kandi turyubakeho kuruta kumva andi majwi yose mu byo ducamo byose. Nibwo amasezerano y'Imana azasohora ku buzima bwacu. Imana ibagire neza kandi ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko ari we Mana nziza y'urukundo, duciye bugufi kandi wowe ushyirwe hejuru. Reka Mwami uduhe inzara n'inyota by'ijambo ryawe mu byo ducamo byose, turikomereremo, turigenderemo, kandi turyumvire, dukore ibyaryo kuruta kumva andi majwi yose, kuko andi majwi avuga ashingiye ku byo turimo gucamo, ariko wowe Mana uvuga ushingiye ku mugambi mwiza ufitiye ubuzima bwacu. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.